aha ni kuri televiziyo Simerwa Kid Talent. Twakiriye umupasiteri agiye kutubwira ku buhamya bwa Yesu buhishe. Reka twumwakire twumve atwibwire. Haleluya. Uyu ni Pasiteri Bayosizedi. Tumaze kumva umupasiteri ugiye kutuganiriza, reka twumve n'uri ku buhanga bw'akazi ki. Uyu ni Morganex. Reka twakire umupasiteri abanze atubwire kuri ayo mateka ya Yesu ahishe. Pasiteri, ijambo ni iryawe. Umunsi umwe ubwo Yuda yarahagaze ahitaruye aho Yesu yarari ku munsi uhishwe, umwaka utazwi n'itariki zitanditswe. Aha. Nuko nguko Yuda amaze kubona ibyo Yesu akoze nk'igitangaza cyiwe cyo ku mubare utazwi, aba yegeye imbere. Icyo gitangaza Yesu yari amaze gukora yari igitangaza cyo guhindura amazi divayi. Ubwo Yesu yamaraga gukora icyo gitangaza, Yuda nawe yaramanutse yiruka nk'abandi bakristo bose uko bari bahagaze, aragenda agirayo. Akihagera afata icyo bakoreshaga badaha kuri iyo divayi banywa bose kujya kugitora. Yesu yaramubunurije, aramushwishwiburiza, aramwirukana, anamukurezaho bya danje. Ibi ni bimwe mu byabaje Yuda, bituma Yuda ahindura umugambi wo kuba umwigishwa wa Yesu, akamugambanira. Nuko nguko Yuda yahise afata umwanzuro wo kugenda kugambanira Yesu, amugurisha amafeza 40. Yuda akimara gufata amafeza 40 nk'uko byavuzwe, Yesu yaramaze guhindura amazi divayi. Yuda nawe yabikoze gutyo kugira ngo agende kugura icyo kunywa. Yuda akimara kubona ayo mafeza 40, yaragiye aguraho icyo kunywa cy'amafeza 10. Ubwo yari ari kwica ingwagasi, agiye kumva yumva ngo Yesu baramutaze. Aha. Ubwo ngubwo nawe yamanutse yiruka ajya guhurura, aravuga ati mu byo twari twumvikanye kumutara nta birimo. Nuko nguko yashatse gusubiza ya mafeza, nyamara bitewe nuko amafeza yari makeya kuyo bamuhaye, barayanze. Hanyuma bigenda bite? Bakimara kuyanga Yesu byarangiye bamutaze. Bamutaze gute? Nubwo Yuda arishimiye icyo gikorwa cyo gutara Yesu, nyamara ntabwo ari byo yari yavuganye n'abamutaze. Nk'uko byagenze ku izo tariki zitazwi, umunsi utazwi, bamwe na bamwe b'amadini atandukanye bavuga ko ari nayo nkomoko yo gutura 1/10, bitewe nuko Yuda yari amaze gukoresha amafeza 10 kuri 40 yari ahari. Nuko nguko nanjye pasiteri izi ngaruka ndazibona. Bamwe na bamwe baravuga ati nakwishyura ibyo tutariye 1/10 cyariwe na Yuda. Gute? Ngo birumvikana, Yuda nyine yagurishije boro yiwe nkuko yaramaze kuyibona. Iyo boro amaze kuyigurisha, ariko boro ntabwo bari bumvikanye kayitara. Noneho byaje kurangira Yesu bamutaze nk'iyo boro yande ya Yuda. Bakimara gutara iyo boro ya Yuda, ubwo Yuda nyine asigaye yicuza. Kuko byarabaye. Ibi bintu ni amakuru ahishwe cyangwa se inkuru ihishwe itanditse muri Bibiliya zose uretse iyi ngiyi. Iyi ni yande warayivumburiye, byagenze bite? Nkubwije ukuri, iyi Bibiliya nta nishakira igira, nta n'uwayanditse igira, nawe naramubuze. Gusa nasanzemo ibikorwa byose bya Yesu, aho ubutaha tuzamenya uko byagenze Yesu ajya kuvuka, yimba kuko barinyensebuye bya nyabyo cyangwa baranyweye umwuka. Ciao ciao.